mu buzima bwawe ukeneye Imana, ukeneye uburinzi bw'Imana, kandi nawe ukeneye guca akenge, ukamenya ubwenge, ukamenya n'Imana akaba ari ikuyobora. Nuko dutangiye filime yacu, tuyitangiye inzoka ituruka mu bitaka, ituruka mu butaka, harangije havamo umuntu, ari nako ku ruhande haza marayika agasohorera mu muntu. Ya nzoka ivuye mu butaka yihinduye umuntu, yaraje itangira gusaba umusore wari uturutse mu gipangu. Ya marayika yavuyemo uyu muntu yaramubwiye ati have, aturamenye ntiwumve ibyo uwo muntu akubwira, ndakwinginze. Wibuke neza uburyo dutangiye filime yacu. Tuyitangiye uyu musore ava mu nzoka, dutangiye uriya musore w'umutuku wambaye ishati y'umutuku ava muri marayika. Mbazaniye filime y'ubwenge utagomba kuba wacikwa. Umusore yaramubwiye ati ntihagire ikintu umuha, uramenye ntumwinjize mu gipangu, ntumujyane mu gipangu cyawe. Mana nyagasani, umusore yaramwumviye ahita amutwara ku ruhande. Uyu nawe asigara areba igikurikira. Ese ni gute uzabwirwa neza umugizi wa nabi? Umugizi wa nabi yaza mu buryo bwose bushoboka, akaza yigize umusabirizi nk'uko mubibona, akaza yigize umuntu w'umuhatari, akajya yigize umukire kugira ngo agufashe, kugira ngo abashe kuba yafata ubuzima bwawe. Yaraje ahangaha ku ruhande, arangije afata umucuruzi rwose wo muri karitsiye, araza arangije amuhereza utuntu mu indobo, arangije abwira umucuruzi ati ntugire ikibazo, ati ngiye hano hirya ndaje, uyu muntu ndaje mwishyurire. Warangije yaramubwiye ati ngaho genda turangizanye. Mana nyagasani, uriya nawe aracyitegereza. Uyu nawe umujinya waramwishe, asigara aho ngaho areba mu burakari bwinshi, mu mujinya mwinshi. Buriya ubuzima burahenze, ubuzima ni ikintu gihenze cyane, ugomba kujya uha agaciro. Uyu yahindukiye areba rwose uriya muntu uri hariya, arangije aramubura. Yahise amubura kuko niwe umutesheje umugisha wiwe. Ese biragenda bite? Uyu nawe yaragiye. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ntugende udakoze subscribe. Ndazanye filime ngufiya kugira ngo ubashe kuba wayisoza. Nuko nguko yarongeye yihindura inzoka, arangije ajya ku kindi gipangu. Na wa marayika nawe, wa musore nawe wambaye nabi, yahise ajya ku gipangu kugira ngo abashe kuba yatabara n'uyu mukobwa. Ese biragenda bite? Umukobwa yaraje akimubona, mu nda hahita hamurya, ahita atangira kwikanga mu nda. Ese bigenze bite? Ese bigenze bite? Uyu nawe yaramubwiye ati mbabarira umpe icyo kurya, ati ndakwinginze. Wa mumarayika nawe, wa mugabo, wa musore wirabura, yaramubwiye ati uramenye utagira ikintu umuha, ati kandi uramenye udakora ikosa ryo kumwinjiza mu gipangu cyawe. Yarebye ahangaha yaramwirengagije, yaramubwiye ati ahangaha nta kintu mfite, shirika nitujyana mu gipangu kagira icyo nguheramo. Ati nta kibazo cyane, urakoze rwose, tugende ubashe kuba wagira icyuma. Gusa wibuke neza uriya mugabo ari kumubwira uti uramenye utagira ikintu umuha, nakubujije kandi utamwinjiza mu gipangu cyawe. Gusa neza dusaba kumvira. Buriya niwumvira Imana, natangiye mbabwira uti niwumvira Uwiteka ikakuyobora, uzabona ibyiza, uzabona ibyo yaguteguriye. Yatangiye kumubwira ati reka muhe, ati rwose mu nzu, ati mu rugo hari ibyo mfite, tuza reka tugende mbashe kuba naguha ibyo mfite, kuko ahangaha nta kintu nagendanye. Wibuke neza yamubujije. Umusore we yamwumviye, ariko uyu we yanze kumwumvira. Yarahindukiye aramureba mwishongoraho, amubwira uti nta kintu ushobora kumuhungabanya. Buriya umuntu agira marayika we, akagira n'umuzimu umugendaho. Ibyo byo muzabimenye, muzabisobanukirwe, muzasome Bibiliya, izagenda ibasobanurira neza cyane. Uyu nawe yakomeje agahinda kiwe, arababaye cyane. Yamuzanye ahangaha gake gakeya, ukurikira intambwe ku yindi uraza kuba wasobanukirwa. Wibuke neza yinjije inzoka mu nzu.
gusa ntabizi, azi ko ari umuntu ushonje agiye kuba yagirira neza. Mana nyagasani, mujye mwitondera abo mufasha. Ikintu cyonyine kibihima, ikintu cyonyine kibiha agaciro, kikakwereka yuko ugomba gusenga isengesho. Buriya umuntu usenga abasha kuba yabonekerwa, buriya umuntu usenga abasha kuba yabona buri kimwe cyose icyo amaso yacu atabasha kuba yabona. Amaso y'umutima cyangwa imbaraga z'Imana nizo zibasha kuba zakubwira ikiri imbere yawe, ikibi cyawe. Ni uko nguko yaramubwiye ati icara utuze, ati ndaje nkuzanira akantu ko kurya n'ako kunywa, utuze ahangaha humura uraza kumera neza. Mana nyagasani, ni bya bindi abanyarwanda bajya bavuga ngo ubugira neza bw'inkware bwayigonze izosi. Gusa tujye twumvira, niba umuntu akubujije ikintu utazi impamvu akikubujije, ujye ukireka, ahubwo uha agaciro impamvu akubujije icyo kintu. Gusa twebwe tubyima agaciro. Uyu nawe ni uko nguko rwose yatangiye kujagajaga, yatangiye ibyiyumviro byiwe byatangiye kumva bitangiye gutuza. Uyu yaraje, akimara kuza hari ibyo yabonye. Mana nyagasani, arebye neza abona wa musore yicaranye n'igikecuru, yicaranye n'ibisimba bifite amahembe. Dore ni uko nguko Mana nyagasani. Kandi wibuke neza, marayika yamuburiye, aramubuza uti uramenye. Yagiye kureba ku gatenwari, ku kabati, asangayo ibihunyira birimo byicaye aho ngaho. Arebye ku ruhande, umugabo wiwe yasohotse ari kwifata mu gatuza, yasohotse ari kwifata mu izosi. Byatangiye kujagajaga, byatangiye kugera no mu cyumba, byatangiye kumunigagura. Mana nyagasani, ese biraherera hehe? Niba ukurikiye filime ukaba utubaha Imana, ukaba utaramenya ijambo ry'Imana, iki ni cyo gihe kugira ngo ujye usoma Bibiliya. Yagiye kumufata, yagiye kumukiza, arangira aramubwira ati wibeshye urenga aho ngaho, ati ntabwo wemerewe kuva aho ngaho. Ese arabigenza ate? Yaramubwiye ati se ko nari nkuzanye ngo ngufashe, nginzara umbwira ko yakwishe, kuki utambwiye ko waruje kungirira nabi? Ariko kuki abantu b'iki gihe mwahindutse? Yaramubwiye ati ziba aho ngaho, ubufasha bwawe bwarangiye, njye ntabwo nshonje, ntabwo nshaka icyo kurya. Niyo mpamvu rero ugomba gutuza ibintu byawe byose. Njye ntabwo nshonje, nagira ngo ubuzima bwawe nibwo nshaka. Uyu yagize ubwoba, yaramubwiye uti ubuzima bwawe nibwo nshaka, ndashaka kugutwara, nkagutwara ikuzimu, ukajya kuba umukozi w'abandi, ukajya kuba nk'uko natwe turi abakozi. Yatangiye kumubwira uti ibyo bintu, ati njyewe ndasenga mu izina rya Yesu, ati ngomba kukwereka imbere y'Imana. Mana nyagasani, ndakwinginze, ibintu ndi kubonera ahangaha ntaba ari byo, ntaba ari inzozi, ntaba ari ikintu cyose gifoka gishobora kuba cyakwangiza ubuzima bwanjye. Uyu nguyu yaramurebye arimo arasenga, ese biramuhira. Wibuke neza, yasuzuguye marayika. Gusa marayika ntabwo yari azi ko ari marayika. Uko ari gusenga, uyu nguyu nawe birimo biramuniga, arimo aragerageza. Yamubujije kumwegera. Uyu nawe yakuyeho ikiganza. Mana nyagasani, yakuyeho ikiganza. Icyo kiganza mu ntoki eshanu zajeho inzoka. Mu gihe arimo asenga, arimo agaragaza imbaraga ziwe, uyu nawe yatangiye kwambaza Imana. Disi nawe arasenga. Buriya amakuba yose uyakizwa no gusenga. Mana nyagasani, yashoje gusenga, aramubwira ati urashoje se? Ati urumva utangiye kwishimisha? Urumva rwose, urumva ibintu byose ubishoje? Ati nta kintu ukoze. Icyo ngomba gukora ni uko ngomba kugutwara ikuzimu, ni uko ngomba kugutwara, nambariye kugutwara, kandi ntabwo nakugenda ntagutwaye. Ati kandi ndagutwarana n'abawe, nta yandi mahitamo ufite. Amahitamo wakoze mabi ni ukunyinjiza muri iyi nzu, kandi bari bakubujije. Mana nyagasani, ese biragenda bite? Twumvira Imana, dushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose tuzongererwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana nyagasani, umukobwa yabuze ayacira n'ayamira, yatangiye kumusaba imbabazi. Aramubwira uti rwose ntabwo namenye kuri Sekibi, mu maguru ya wa musore hatangiye kwishushanyamo inzoka, arangije havamo inzoka. Yabibona ubwoba bukamwica. Mana nyagasani, akiri aho, wa mumarayika, wa undi wamuburiraga, yaraje aba arabinjiranye.
uyu nawe ubwoba bwaramwishe akimubona yatangiye kumubwira uti ntabara ndakwinginze nanze kukumvira none biri kubera mu nzu iwanjye birangoye cyane ati kandi nta n'ubushobozi mfite bwo kuba nabyivanamo amasengesho yanjye ni make cyane ndakwinginze nk'uko wambuzaga noneho ndakumviye mbonye ibyo wambwiraga ibyo nabonye nanjye nakasamutwe Mana nyagasani. Yesu yari yahageze, wa mugabo yatangiye gushya ku mbaraga z'Uwiteka, ku mbaraga z'umumarayika yahigereye. Wa musore yarongera arayonga arangije ahita ava mu inzoka, nk'uko yaje mu nzoka nako yasubiyeyo mu nzoka. Umukobwa ubwoba bwaramwishe cyane Mana nyagasani. Uyu nawe yaratangiye, ibintu byamunigaga byose byahise bigenda. Umukobwa asa nk'ubaye ipanci, asa nk'utaye ubwenge. Ese biraza kugenda bite? Niba ugeze aha ngaho utarakora subscribe, iyi channel ni nshyashya twarayikoze kugira ngo tujye tubazanira filime nziza zadufasha no kungwa n'ubumwe n'Uwiteka, kuko Uwiteka aradukeneye. Disi marayika yaraje, nta jambo yavuze, nta kintu yakoze, ntacyo cyonyine, ahubwo yaraje amateka ahita ahinduka. Umwuka mubi uragenda. Buri ahantu hari umucyo haba hari umucyo. Uwiteka aba hari, marayika aba hari, kandi ahantu hageze umucyo hose umwijima uhita ugenda. Yaramushimiye cyane, yaramubwiye ati urakoze marayika, urakoze, sinzongera kugusuzugura ukundi. Yarapfukamye aca bugufi, yarapfukamye rwose aravuga turakoze cyane. Ati Mana urakoze kuntabara, sinzongera kugusuzugura ukundi. Ese wowe ntabwo ujya usuzugura Uwiteka? Ese wowe ntabwo wahamagawe ukanga? Uyu nawe ibyamunigaga byaragiye, yagombaga kuvuga turakoze cyane mwami. Ese Mana nyagasani, ndagira ngo nkubwire ngo agura kwizera kwawe, wubahe Uwiteka. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Marayika yarongeye aritambukira, nuko yagiye, akazi kiwe yari agashoje. Marayika bahereza Imana icyubahiro. Tubabwira ngo iyi filime tuzibaha kugira ngo zibigishe mukunde Uwiteka, mumukunde. Nanjye ndamukunda kandi nambariye kumukunda. Tubabwira ngo nuko atabawe.